oya sinakwirirwa njyewe njya gushaka umuti wanjye ngo ndawuguta oya wa muntu wese ko ariyo oya yo naguciye niba ntayo uhaguruke wigendere rwose ubwo umva manyenyano manyenya manyinya we urandekure ntahe ikigaru urabagarika kugisenyura abasenyura manyinya we urandekure ntahe ntabwo nagusiga umva wanzoga yawa mfite igisaza gifite amafaranga byatari iki dushobora kuzajya nk'igisenyi tukamarayo nk'icyumweru amafaranga arahari pe iki mutakezemo nzakubwira ninza nyine saha narindira ubusi wa muntu noneho mbaye ibintu byanjye wagiye he kwe mana we umuntu hano mu ibintu byanjye aranzuka ngo ujye kumwicaye none sinzi wanagiye mwamumfashije tukamuhiga none se mwamfashije sibyo mumbabarire ndamasigaye umva manyenyano manyenya manyinya we urandekure ntahe ikigaru urabagarika kugisenyura abasenyura manyinya we urandekure ntahe ntabwo nagusiga umva wanzoga yawa intare sha bebera maze iminsi ntamuvugisha reka muhamagare numve alo amakuru y'iminsi se ko maze igihe ntakumva usigaye ubaye waba waragiye za gisenyera ufitiye amakuru ngena narenze ngo iki mfite igisaza gifite amafaranga byatari iki dushobora kuzajya nk'igisenyi tukamarayo nk'icyumweru amafaranga arahari pe iki mutakezemo nzakubwira ninza nyine nkutemo n'agacupa nyine wumva ibyo ari byo nyine nzata nkuha pase nawe okay sawa ryoshya nyine ndumva umeze neza manyenya we urandekure ntahe abasore urababizura n'abakobwa urababizura manyinya we nawe ugira utinya manyinya we icyo ngukundira ikigaru urabagarika ikibungu ukabagaramisha manyinya we urandekure ntahe
Ikigali urahagarika, i Butare urahatarama. Nyaginya wewe urambaza icyo wowe? Niba umuntu aba yaje bakaba yaje kwivura stress urasakuza Jerisha yaje amafaranga twishyura turi kunywera ubuntu niba bikurabye ta okay arayishyura inzoga zose turi kunywa cyangwa ishyura inzoga nari kwishyura ahangaha ano ni mukabari nagare borogwi wacana we tangana buze nabikurabye bereze doganye ni barasha Ikigali hagarama kose mukungu wazanye angahe hari nazanye ibihumbi 50. Ayo yose nakwirirwa ngewe njya gushaka umuti wanjye ngo ndawuguta. Oya. Wa muntu wese ko ariyo oya yo naguciye niba ntayo uhaguruke wigendere rwose ubwo nyihanganira nimbona ndiza yakusanira ariko ngeragereza. Umva rero twumvikane. Hanyuma rero ubwo wazanye ayo ngayo urumva ntakwiriye rwose ukurikije uko umuti wanjye wawugize cyangwa se nawugize. Bavuganya ko hariho umufuragiro. Ibyo wa mwana ndabyumva. Hakabaho umukubitagihu. Yego. Hakabaho n'impigo. Siko twavuganye kugira ngo umuti wanjye ubone ukore neza. None ayo wazanye ayo ngayo nayo umufuragiro. Nabona nkagura umuti. Bose ukagenda ugateka. Ewe kanze nyaguhaye. Ihereza kwasabwa kuba inukuri ubwo ntakiye. Erega natwe dushaka imiti turavunika wa mwana we ntuzirinde. Kandi iyi miti igendana n'imigenzo. Mvuye kuyitanga gusa ntacyo yakumarira idafite imizi. Yego rero nakubwiye ko nzakuzanira wowe uzayazana ubwo bwonyine ntacyo. Nanjye ndakomeje kugutegereza ndaba nifashije utudutu nanjye nerekana wenda yaba mpaye agahenge oya raka nashaka ndaguha agati ko kwifashisha urushya nze ndaje nkwiye. Ikigali urahagarika, i Butare urahatarama. Dore yambwiraje nayo. Yego ngakoreye bwagirira. Aho genda ujye mu rugo, genda ujye mu rugo. Koreye nk'abana. Akubura ikibazo. Ibundi wazumanye. Nakubwiye uguri. Ariko nakubwiye ngo iki? Nugufuta. Rero nubwo bigimeye kuriya nyine babuze ubushobozi buzana amafaranga twavuga ariko ntabwo wahagurukira aho ngaho ndaba ngo hagati ko kwifasha. Urebera agati. Ajya mukuru ngo witwa nitwa Madarina. Nanjye ndaje nguhe umuterega biragenda neza ubwo. Yego biragenda neza rwose. Maze kandi ndaguha umuti rwose ku buryo uzagenda ugatekana. Yego nanjye nibyo nshaka. Ugatekana ukagira amahoro. Witwa Madarina. Hinga ngaho tega uruhanga mama. Dore Madarina araseka agasekera abana agasekera umugabo. Hanyuma noneho rwose agatunganira. Nuko kandi akazana n'amafaranga twavuganye. Ntabwo n'ubushobozi azabubone dore mama. Icyo genda mama mahoro. Nuko murakoze. Yego nawe. Ngo genda tuzazabona nawe ngera uzana ayo mafaranga. Uzazana ayo mafaranga mama. Ngaho genda amahoro. Madarina ndakana nayo azayabavanamo ye. Na sitaziya ndakaze rwose.
nzagenda nkomeza kugenda mbabeshya ntayiri ibyatsi kandi iby'abapfu baribwa n'abapfumu koko. Nibyo ahengana ubu uyu munsi ibirayi by'abana ntibibonetse kandi mubeshye azayakuraho amahoro se azayakura he nazitaziya njyewe ntayafite yenga abantu baba biza amahoro ku bandi bantu ubu babona ayo mahoro se ayo mahoro njyewe nyatunze nyavanye yenga mbisa yenga ngiye gupfa kongera kwahira ibindi byatsi nzatekesha imitwe ejo bundi nazamo akuguzi ko muri kano kabari kanjye njya nakurukanamo burundu ntuzanagarukamo umusaza ngo yarekana dutesha rusakuza kuzundi wagiye umwiza ushoboye muri inzoga kutazishoboye buri mu biki ariko uvuga icyo uvuga muri karitsiye n'ubwo uribwa ufite akabari umugore yakoye baraburwara ni wowe ucururiza abana hakubaguhaye isangaho ni wowe urwara n'umugore gahizi unyogahira si ibyitaba ukuye kuri uribwa umugore ucururiza akabari uyu musa simbyita yarananiranye uzi ko umwana wawe umwangaje ibyo uvuga nibyo umusazi ngasara akagwa ku ijambo usubiramo muravuga iki ubundi ni nabahaye gucunga iby'urugo rwanjye mwese mpite batuma umurabano mu kabari kanjye mpite mbangaza mu bure naho munywera ubundi ni nabahaye inzoga amano ni nabahaye ubwo burenganzira mpite basohoramo mbahereza n'imigeri bahora cyacu kaho ngaho cyangwa tusohoka abantu yajyana ahandi ayandi se ubundi wasajya ngaho mpite ngusohora uhita ubibona ngenda kubwira ko umunsi umwe nzagukuye